Ikibanza si amaturo, ikibanza si ukubyina, ikibanza si ukuba mu idini ryiza, ikibanza si ukwambara birebire, ikibanza si ugutanga amafaranga, ikibanza si ukubaka insengero, ikibanza ni ukubaha, ni ukwizera umwana w'Imana. Mwari muzi ko ndibuze hano nkabagurutsa, tanga 5, tanga 20, tugura ibyuma. Reka umurimo w'Imana no kwizera uw'Imana yagize gute, yatumye. Ibindi byose bizi inyuma, kandi abera bazabihemberwa. Reka ntange amafaranga menshi ngo nibwo mu bwami bw'Imana bazankomera amashyi. Oya, inaha tugukomera amashyi, ariko mu ijuru ntibibatangaza. Umurimo wa Yesu iyo wakorekeye mu muntu, nta mahitamo yandi adakwiriye aba muri we, ahubwo amahitamo avuye mu ijuru. Ibyo yakamba yari mu ijuru nibyo yambara ari inaha, ibyo yakari yari mu ijuru nibyo yakari yari inaha, kuko amahitamo ye yamaze kuba mazima. Kuko umwuka wera yageze mu bugingo, umwuka wera abwira bugingo ngo kunywa inzoga ntabwo Imana ibyemera. Bugingo bugahitamo kunywa amazi na fanta, kubera ko ubugingo ari buzima. Si uko utakirirwa wambariye isi ubusa, ahubwo ubugingo ni buzima. Umwuka arabukomandinga akabwira ngo bugingo kora ibi, bugingo bugakomandinga umubiri. Wajya ku mutayeri ukamubwira ngo urandodera nk'abana b'Imana. Ibintu byose Imana igutegurira bizagukwira. Igitangaza cyawe kizaza kingana nawe, kizaza gisa nawe. Imana ntizagikura ahandi, Imana izaguha ibivuye. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu itorero rya Gatenga. Ndumva duhuje paruwase, umushumba wacu ni umwe, kandi ibyiringiro ni bimwe, ubwami ni bumwe, n'umwami ni umwe. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ko nongeye kugaruka hano Kimisange, ndi amahoro, ndi muzima, nkikijijwe, numva ngikunze Yesu. Ibintu bikomeye cyane, umuntu akwiriye gushima Imana. Ndashima Imana rero yandinze. Naherukaga hano kera rwose, ko naherukaga hano mu giterane cyari kirimo umuhanzi witwa Giselle. Ni kera rwose. Ndashima Imana rero ko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi Yesu aracyandinze, aracyampagazeho. Umwuka n'ubugingo n'umubiri ni bizima. Imana ihabwa icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana nihabwa icyubahiro. N'ibindi byose bikenewe muri ubu buzima kugira ngo umuntu abe afite ibyuzuye, Yesu agenda aduha ibikwiriye. Hanyuma ndashimira abayobozi b'itorero, ndashima umushumba w'itorero rya Kimisange Pastor Dominique. Imana imumugisha kubwo kuturarika rwose. Imana imumugisha ku bufatanye n'abandi bene data bose bagize uruhare kugira ngo tuze muri iki giterane cy'abaririmbyi. Imana ibaha umugisha. Turashimira amakorari yambaye neza, yaturirimbiye neza, mwuzuye umwuka wera. Turashimira korari y'abashyitsi yambaye neza rwose, arasa neza. Turashimira abakristo ba Kimisange, murasa neza, mwicaye nk'abantu mushaka kumva ijambo ry'Imana. Ayo mashyi twese tuyakomera Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tuje kubabwira ibya Yesu. Ayandi makuru tuzanye amakuru ya Yesu. Ndasenze ngo Imana ikingure imitima yanyu, yugurure imitima yanyu kugira ngo mwumve icyo Yesu avugana namwe muri uyu mugoroba. Amen. Uko radio na televiziyo mwisi bihorana amakuru mashya, niko n'ijuru rihorana amakuru mashya. Mwagize neza rero kuza mu mwanya mwiza aho Imana ivuganira n'abantu batuje. Niko umuririmbyi yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu. Mwakoze kuza. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome amagambo y'Imana. Ntago ndi butinde kubera ko ni igiterane, kandi mu giterane abantu ntibatinda mu ijambo cyane, kuko n'indirimbo ziba ari ijambo ry'Imana. No gutura nabyo bifite icyo bivuze, no kubyina bifite icyo bivuze, no kuzamura amaboko bifite icyo bivuze. Upfa kuba wicaye munsi y'iki gisenge. Ubuzima bwose buri hano n'ubuzima bw'Imana. Hanyuma reka twifashishe ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera. Dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 9 umurongo wa 4. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 9 umurongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu, cyangwa se duhere ku murongo wa mbere kugira ngo aya magambo aze kumvikana neza. Hanyuma umurongo wa 4 niwo ndi bugereremo cyane, niwo twahisemo kugira ngo iki giterane abe ari wo murongo dutaramiramo. Duhere ku murongo wa mbere. Avuze ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza bati, mwigisha,
ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Murongo wa 4 ari wo twagendera uravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amen. Urwandiko rwa Yohana rwa mbere, urwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 3 murongo wa 8. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 dusome murongo wa 8. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 murongo wa 8 haravuze ngo ukora ibyaha n'uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Amen. Uyu murongo tuwusubiremo. Haleluya, haleluya. Munyikirize haleluya, haleluya. Aravuze ngo ukora ibyaha n'uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Amen. Kansabe inshallah aze hano akore kuri piano ndirimbe ibitero 3 by'indirimbo yo mu gitabo, hanyuma tuganira aya magambo. Indirimbo y'102 mu ndirimbo zo gushimisha Imana irimo intego y'aya magambo numva nshaka ko turirimba. Iby'isi Yesu yabinkuyemo kubw'amaraso ntibinkanga ubu, nunamye imbere y'umusaraba Yesu yanyejeje nde mu maraso ye. Nje nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Igorigota ku giti. Nje nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Igorigota ku giti. Nari narazimiriye mu byaha, ndimbata y'ishyari n'inzangano, umunsi w'amateka nkutinya, anyirisha amaraso ku musaraba. Nje nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Igorigota ku giti. Nje nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Igorigota ku giti. Nje nari imbata amumudendezo, nje nari impumyi arampumura, nje nari intumbi maze aransura. Nimwumva y'amahoro Yesu yampaye. Nje nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Igorigota ku giti we. Nje nkunda umukiza wanjye Yesu we wanyiguriye Igorigota ku giti, wanyiguriye Igorigota ku giti, yanyiguriye Igorigota ku giti we, yanyiguriye Igorigota ku giti. Haleluya. Nje nari imbata mu mudendezo, nje nari impumyi arampumura, nje nari intumbi maze aransura.
ishimwe cyane mana we nimwumva yo mahoro Yesu nimwumva yo mahoro Yesu yamaye haleluya mana we amen haleluya nimwumva yo mahoro Yesu yamaye nimwumva yo mahoro musaza wanjye mumumpera intebe mumuha ako gatebe yicaraho kuri piano mumuha intebe yicaraho hafi tuganira aya magambo afite intego ivuga ngo icyo Yesu yagukozemo niwo murimo w'Imana apana icyo yagukozeho Imana yagukozemo icyo Yesu yagukozemo niwo murimo w'Imana kuko icyo yagukozemo nta mujuru ukiba icyo yagukozemo nta murozi ukiroga icyo yagukozemo nta mapingu bacyambika icyo yagukozemo iyo ushonje uba ugifite icyo yagukozemo iyo hase uba ugifite icyo yagukozemo iyo utarubaka uba ugifite icyo yagukozemo iyo wubatse uba ugifite icyo Imana yankozemo uwo niwo murimo w'Imana naho ibyo bagukozeho bishobora gushira amazi arashira amafaranga arashira umuntu arapfa akayasiga nka ba Rujugiro ariko icyo Imana yadukozemo tumanukana nacyo mumva icyo yadukozemo ni ukuduhindura abana b'Imana iyo yamba ndi nkamwe nari kuvuga ngo amen yemwe we iyo mba ndi nkamwe nari kuvuga ngo amen cyane yo Imana yadukozemo ikintu gikomeye ibintu umuntu ashobora kugukoraho ashobora kubigucyurira umuntu ashobora kukubakira akazagucyurira ko yakubakiye umuntu ashobora kukwishyurira minerivare akazajya ahora abyibuka ko wize kubwe waririye mu biganza bye wabayeho kubw'amaboko ye umuntu ashobora kugucumbikira mu nzu akajya ahora avuga ngo iyo utangira wari gupfa ariko icyo Imana yadukozemo kwitwa abana b'Imana kuba turi abaragwa b'ubugingo ibyo biraduhagije munyikirize torero haleluya iri jambo twasomye muri Yohana 9:4 uyu ni umuntu wavutse ari impumyi ntago yagize ubumuga bw'ubuhumyi akuze ni ubumuga yavukanye avuka ari impumyi kandi bimubaho nta cyaha yakoze siwe wabihisemo ahubwo Yesu yasobanuye ibi bintu byamubayeho aravango byari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we namwe nimwunyumvira n'ukuri kwiyera ngo Imana yemeye ko uyu muntu avuka ari impumyi ngo kugira ngo mu gihe gikwiriye ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we ni igitangaza mu babyeyi bavugirijwe impundu ntekereza ko ababyeyi babyaye uyu mwana batigeze bavugirizwa impundu kuko babyaye umuntu ufite ubumuga ariko ngo Imana yari yarabiteguye kera munyikirize amen Imana ngo yari yarabiteguye kera ngo kugira ngo Imana izagaragaze ko n'umuntu wavukanye ubuhumyi bwo kutabona Imana ishobora kumuha amaso mazima akareba Imana ihabwa icyubahiro rero uyu muntu ngari mu nzira Yesu ari kumwe n'abigishwa be ngo barahura nawe abigishwa baratangara birashoboka ko ari ubwa mbere bari bamubonye ngo baratangara cyane cyangwa se bari barabonye izindi mpumyi zitameze nkawe bishoboka ko yari afite ubuhumyi buteye ubwoba
ngo baramubaza ngo mwigisha, ari uyu n'ababyeyi be ninde wakoze icyaha? Yesu arabasubizira ijambo twasomye, arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ngo ahubwo ibi byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we. Imirimo y'Imana ni iki rero? Nicyo nashakaga kugenderera. Yesu yavuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa butari bwira, ngo nigiye umuntu wese atakibasha gukora. Iyo byiswe gukora imirimo y'Imana, tuba turimo turakora iki? Mbese imirimo Yesu yavugaga ni iyihe? Ni kubera iki Yesu yatinze kuri iri jambo ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa? Iki kintu abafarisayo cyarabayobeye, bibaza imirimo bagomba gukora mu bwami bw'Imana, batekereza imirimo bagomba gukora mu bwami bw'Imana, ngo begera Yesu baramubwira ngo tubwire imirimo twakora kugira ngo Imana inezerwe. Ni ibihe bintu twakora kugira ngo Imana yishime? Yesu munyikirize haleluya. Abafarisayo baramubajije muri Yohana 6:28, baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Yesu arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uw'Imana yatumye. Amen. Haleluya. Kubyina cyane si umurimo w'Imana. Gutanga amaturo si umurimo w'Imana, oya. Kugura ibyuma si umurimo w'Imana gusa, oya. Umurimo w'Imana unezeza Imana wa mbere ngo ni ukwizera umwana wayo. Ibindi byose biza inyuma bibiherekeje. Ikibanza si amaturo, ikibanza si ukubyina, ikibanza si ukuba mu idini ryiza, ikibanza si ukwambara birebire, ikibanza si ugutanga amafaranga, ikibanza si ukubaka insengero, ikibanza ni ukubaha, ni ukwizera umwana w'Imana. Abaje gusenga amen. Yesu wewe uko muri gufashwa. Haleluya haleluya. Ikintu gitangaje rero, mwabanje bitabanzwa. Mwabanje kitabanzwa. Kwizera umwana w'Imana ntibisaba, ntago bisaba kubihongera. Ureka ntange amafaranga menshi ngo nibwo mu bwami bw'Imana bazankomera amashyi. Oya, inaha tugukomera amashyi ariko mu ijuru ntibibatangaza. Ariko iyo umuntu yamaze kwizera agatanga n'ubutunzi bwe, yaramaze kwizera Yesu, mu isi tumukomera amashyi no mu ijuru bakamukomera amashyi. Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Tugomba kumenya ibibanza. Kwizera umwana w'Imana nibyo bibanza. Uwo ni wo murimo mukuru Yesu yavuze. Yaravuze ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Kwizera uw'Imana yagize gute? Uw'Imana yatumye. Nguyu umurimo w'Imana mukuru. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu murimo w'Imana muri twe ugaragara mu bice bitatu umwuka wera yampishuriye. Si ibintu umuntu avuga ngo birangirira aho gusa, ahubwo ni ubuzima mvajuru. Mbega akantu keza. Kansubiremo aka kantu. Kwizera umwana w'Imana si ibintu baririmba, si ibintu babyina, oya. Si ibintu twambariraho birebire, oya. Si ibintu umuntu abana nabyo mu idini ryiza nk'iri ryacu, oya. Ahubwo kwizera umwana w'Imana ni ubuzima mvajuru buhindura umuntu mu bice bitatu ngiye kubabwira. Munyikirize haleluya. Ndafashijwe n'ukuri kwiyera. Ni ibintu bifatika, ntago ari ibintu bumva muri filime. Kwizera umwana w'Imana ni ibintu biri tangible, bifatika, ukoraho ukavuga ngo uyu mugore yizeye umwana w'Imana, uyu mugabo yizeye umwana w'Imana, uyu musore yizeye umwana w'Imana, uyu mukobwa yizeye umwana w'Imana. Imirimo y'Imana iri muri we kubera iki? Afite ubuzima butari ubwinaha, afite ubuzima mvajuru. Amen. Yo, haleluya. Urumuri haleluya. Ai, akamwambaye neza Mana.
kore Imana yarabahamagaye. Icyampa n'ibiri imbere bikaba byambaye neza. Imirimo kwizera umwana w'Imana imbere hakaba hari hako gatambaro gasa neza gutyo niyo kanzu niyo shati, byaba biryoshye. Manishim, haleluya haleluya. Kwizera umwana w'Imana ni ubuzima, ni ibintu bifatika, ntago ari ibintu twumva kuri radiyo. Oya oya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri umucyo w'isi, muri amatabaza. Haleluya. Kuba umwana w'Imana biduhindura mu buryo butatu ngiye kubabwira. Uburyo bwa mbere, kuba umwana w'Imana biduhindura mu gice cy'umwuka. Mu gice cy'umwuka haba iki? Mu gice cy'umwuka ni ubuzima bwacu, ni ubusabane bwacu n'Imana. Ni igice Imana ikoreramo, ni mu isi y'umwuka. Bibiliya ivuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu ki. Mwanyikirije ko nabakunze. Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri. Mu mwuka niho Imana yumvikana. Uyu muntu wambaye uyu mubiri iyo ari mu mwuka akorana n'Imana. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abakorino yarababwiye ngo ubwo dukorana nayo. Imana ifite birinaha, ifite abantu ikorana nayo. Mana we. Imana ifite ofisi naha. Kuko yabwiye Yesaya iramubwira ngo kijuru ari rito n'isi kaba ntoya, ko nicara mu ijuru nkahakwirwa, narambya mu isi nkahakwirwa, ibirenge byanjye bikahakwirwa, abantu bazanyubakira iyihe nzu. Iramubwira ngo ariko nzinjira mu mitima y'abantu bazanyizera. Amashyi menshi kwa Yesu, haleluya. Nzinjira mu mitima y'abantu bazanyizera. Jewe ndi inzu ndangamurage y'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu ntagomba kwipfusha ubusa. Ahantu Imana igendera, ahantu Imana ivugira, ahantu Imana ikorera, nzagendera muri bo, nzavugira muri bo, nziheshereza icyubahiro muri bo. Umuntu uri mu mwuka, wahindutse mu gice cy'umwuka, agendana n'Imana yumva. Agendana n'Imana ki? Ayumva. Mu gice cy'umwuka haba harimo akantu gato cyane umwuka wera yamishuriye. Imitekerereze y'uyu muntu iba ari imitekerereze yo mu isi y'umwuka. Umwuka wera yampaye reference, ambwira akana k'agakobwa kari mu rugo arakaja koza ibyombo, gakoropa tuwarete, kirirwa gatetse, ariko mu isi y'umubiri kabinaha, ariko mu isi y'umwuka kabana n'Imana. Ayiwe, ukarebye gakuba amasafuriya, ukarebye gakoropa, wavanga aka kantu nako gupfa. Paulo yaravuze aravuga ngo twebwe tugaragara nk'abenda gupfa, ariko turiho. Tugaragara nk'abakene, ariko dutungishije benshi. Tugaragara, haleluya, aravuga ngo dufite ubutunzi mu nsabya sibumba, ngo kandi ubwo butunzi ni amasezerano. Ni amasezerano. Nafashijwe cyane. Agakobwa kabaye mu mwuka kabwira umugabo w'ibirokoroko Namani, umugabo w'ingabo z'Isiriya, karamubwira ngo nubwo ubona nirirwa nk'ubi amasafuriya hano, nirirwa hano mu mubiri, ariko mu isi y'umwuka nirirwa mu ijuru. None Imana y'iwacu iracyakora ibitangaza. Imana y'iwacu iracyakora imirimo. Imana y'iwacu iracyakiza. Imana y'iwacu iracyasura. Ibyo bibembe Imana y'iwacu yabigukiza. Ndumva mpamanya n'umwuka w'Imana ku mugaragu w'Imana Elisa. Mwuka w'Imana akiri muri we yagukiza ibibembe. Wamwumvise umuntu uri mu mwuka niyo arimo aracuruza inyanya yumva Imana. Niyo ari muri kaburimbo agenda yumva Imana. Kandi impande zavuga turimo turacuruza kuko turi mu mwuka. Tuzasiga ibitenge, dusiga amaduka, dusiga amamodoka, tuzamuke dusanga Yesu. Kubera iki? Imana tugendana nayo mu mwuka. Abantu bo muri iki gihande bari uko baranyumva.
unyikirize haleluya. Mu mwuka umuntu azaba yateze indege agiye kurangura Dubai, naba ari mu mwuka. Iki gice cy'umwuka nicyo gikorana n'Imana gusa. Niho Imana ivugira, niho Imana ibonekera, niho Imana iba. Impande izavuga turi mu mwuka, aho umuntu wese azaba ari, abazaba barapfuye, abazaba bakiriho, kubera ko igice cyacu gikorana n'umwuka. Uyu mubiri urapfa ariko umwuka ukameza ukaba muzima. Impande izavuga tugende. Nguyu murimo w'Imana uduhindura muri iki gice cy'umwuka tukagira imitekerereze myiza. Icya kabiri, uyu murimo w'umwuka cyangwa se uyu murimo wa Yesu ukorekera muri twe uduhindura mu gice cyitwa ubugingo. Iki gice cyitwa ubugingo kibamo utuntu dutatu nshaka kuvuga. Kibamo akantu ka mbere kitwa amahitamo, ibyemezo ndetse n'imigambi. Aka kantu kitwa ubugingo ni igice cy'umuntu w'imbere gikorera cya umwuka wera akagikontorora, kuko umwuka wera ari ukora muri aka gace kitwa bugingo. Uyu bugingo rero niho haba imitekerereze, niho haba amahitamo, niho haba amarangamutima, niho haba n'imigambi mu bugingo. Umuntu wamaze guhindurwa na Yesu, munyikirize haleluya, munyikirize haleluya. Uyu muntu wamaze kwizera uyu murimo wa Kristo wakozwe mu uyu murimo wa Kristo, amahitamo y'abari mazima, imigambi y'abari mizima, ibyo yibwira byose biba ari bizima, kubera ko ka gace k'umwuka kayobowe n'ijambo ry'Imana gakomandinga bugingo, kakabwira bugingo ngo oya, ibi Imana irabikunda, ibi Imana ntibikunda. Wajya guhitamo ukavuga ngo use nimpitamo ibi Imana irabyemera, mwuka akavuga ngo oya, bugingo agahita ashyira mu bikorwa, bugingo agakomandinga umubiri bugingo akawubwira ngo uyu mwenda ntiwawambara, uyu si umwenda w'abantu Imana yakoze mu murimo, iyi ni imyenda y'abana b'isi, iyi ni imyenda y'abana b'Imana. Umurimo wa Yesu wakorekeye mu muntu, nta mahitamo yandi adakwiriye aba muri we, ahubwo amahitamo avuye mu ijuru. Ibyo yakamba yari mu ijuru nibyo yambara ari inaha, ibyo yakariye ari mu ijuru nibyo yakariye ari inaha, kuko amahitamo ye yamaze kuba mazima. Twese amen. Mana nyiri ibihe byose, amahitamo. Iyo ubugingo ari buzima, abarokore baturana n'utubari kandi batanywa inzoga, kuko umwuka wera yageze mu bugingo. Umwuka wera abwira bugingo ngo kunywa inzoga ntabwo Imana ibyemera. Bugingo bugahitamo kunywa amazi na fanta kubera ko ubugingo ari buzima. Se muri hano? Haleluya, haleluya. Ibi nta muntu babibwiriza, ahubwo iyo ubugingo ari buzima tuza kukureba tukakubaza ngo mbese ubigenza ute, ubishobora gute ko abandi byabananiye? Ni gute umugabo nkawe ufite amafaranga adashobora kujya mu kabari kugura byere kandi tubona afite amafaranga? Uzi ikibitera? Ubugingo ni buzima. Amahitamo yawe ni mazima, si uko uri umukene, si uko wabuze ukugira, si uko utabishobora mukobwa mwiza, si uko utakirirwa wambariye isi ubusa, ahubwo ubugingo ni buzima. Umwuka arabukomandinga akabwira ngo bugingo kora ibi, bugingo bugakomandinga umubiri. Wajya ku mutayeri ukamubwira ngo urandodera nk'abana b'Imana. Abaje gusenga amen. Umuntu ufite ubugingo buzima mushu ntagorana, ntaruhanya, reka. Iyo ubugingo ari buzima no gutanga amafaranga birikora, kuko abazi neza ko ingororano ze zitari hano, ahubwo iyo mirimo akoze ari imirimo izamuherekeza. Bugingo, umurimo wa Kristo rero ufata ubugingo bwari bwarapfuye muri Adamu wa mbere ukabuhindura buzima, umuntu akaba icyaremwe gishya. Ngo uwo murimo w'Imana. Mwari muzi ko ndibuze hano nkabagurutsa, tanga 5, tanga 20 tugura ibyuma, reka. Umurimo w'Imana no kwizera uw'Imana yagize gute, yatumye. Ibindi byose bizi inyuma, kandi abera bazabihemberwa. Abera bazagira gute? Bazabihemberwa. Kandi mumeze nk'abarokore badakwiriye gushiturwa nka moto ngo tubatera imigeri, kubera ko ubugingo bwanyu ari buzima. Ukora muzibwiriza rwose, ibyuma muzabigura musho, uhumure. Ibi byuma turabigura mu izina rya Yesu. Agace ka gatatu
kavuze uyu murimo wa Kristo ukoreramo bigahinduka ni agace kitwa umubiri. Aka gace kitwa umubiri niko tureba twebwe iby'ubugingo n'umwuka, ni igice cy'Imana n'umuntu mu gikari. Ariko aka gace kitwa umubiri niko kagaragaza resulta, gatanga ingaruka z'ibyabereye imbere. Torero murimo muranyumva? Munyikirize amen. Bugingo na mwuka berera imbuto mu mubiri, umubiri agatanga umusaruro. Akanwa k'uyu muntu muzima mu bugingo no mu mwuka ntigasebanya, ntigatukana, gatanga iby'ubugingo, gatanga ibizima. Ko Yesu yaravuze ngo nta wasoroma umutini ku mungenge. Nimuvuge ko igiti kibi cyera imbuto mbi, kandi muvuge ko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza. Ingaruka zavuye mu bugingo na mwuka nizo zigaragaza ko wamaze kwakira uyu murimo wa Kristo. Munyikirize amen. Abo turi kumwe munyikirize haleluya. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa butari bwira, n'igihe umuntu wese atakibasha gukora. Ndasoje kugira ngo abaririmbyi baturirimbire. Imirimo y'Imana mwayumvise? Reka mvuga abantu babiri bagendanye n'imirimo y'Imana, isi iratangara. Babiri gusa ubundi nsenge. Mana nyiribihe, yo haleluya. Munyikirize haleluya. Washoboraga kutabyitaho by'umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane. Ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waretanze uradukiza. Imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane zirenze ubwenge bwacu. Turatsinzwe tuvuga iki Mana urinde imbabazi. Haleluya. Washoboraga kutabyitaho by'umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane. Ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Reka mvuga abantu babiri Imana yakozemo umurimo, ibakoramo umurimo, barawugaragaza mu isi, isi irumirwa. Imana ifata icyemezo cyo kubita intwari zo kwizera. Haleluya. Ndavuga umugabo umwe witwa Morodekayi. Umugabo umwe mu bagabo babayeho, Imana yarabakozemo umurimo mwiza wo kwizera. Hamani umwanzi w'Abayuda, ngo yari yaragambiriye ko Abayuda bose bicwa, ngo kubera ko Morodekayi yari yanze kumupfukamira. Morodekayi aramubwira ngo amavi y'abera ntajya apfukamira abantu, amavi y'abera apfukamira Imana yonyine. Kirazira ko amavi yapfukamiye Imana, ko amavi yapfukamiye Yesu yapfukamira ibigirwamana, yapfukamira umuntu. Ngo Hamani arakazwa n'ibyo. Imana yari yaramukozemo umurimo witwa kwizera. Hamani ngagambirira kwica Abayuda bose ngo abarimbure aho bari Shushani. Ariko ngo nuko Morodekayi atuma kuri Esiteri, aramubwira ngo ntiwamenye ibyabaye, nubwo uri umwamikazi, ariko itegeko n'iteka byamaze gusohoka
ejo mu gitondo baratwica turashira, abayuda bose nawe urimo, nawe urapfa nubwo uri umwamikazi. Rero ukwiye kugira umumaro mu gihe gisa n'iki. Aramubwira ngo kandi niwibwire ko niwicecekera Imana itazabura gutabara abayuda, atari wowe ibinyujijeho, ariko wowe n'inzu ya so muzagirwaho n'urubanza. Esiteri nk'umukobwa uzi ubwenge atumaho Morodekayi, aravuga ngo bwira abayuda bose bari Shushani dusenga iminsi 3, aya mavi mwimye Hamani tuyapfukamira Imana. Gusenga n'ubundi buzima, gusenga ni imibereho. Ayo gusenga n'ubundi buzima, gusenga ni imibereho we. Barasenga iminsi 3, Hamana yavuze, nta muhanuzi wabavugishije, nta n'inzozi barose, amasengesho yabo ngabuza umwami ibitotsi. Ahasuwerusi arasenga, nani arasinzira ngabura ibitotsi. Abagabo babanye n'Imana, Imana yarabakoze mu murimo witwa kwizera, isi iratigita, isi ihinda umushyitsi. Bibiliya ivuga ngo umwami abuze ibitotsi ngahamagaza abanyabwenge n'abacurabwenge ngo baze kumusomera igitabo. Ngo bicaye barimo baramusomera, ngo bagera kuri paje ya Morodekayi. Morodekayi rero akoze imirimo yirandikwa, ariko ntiyahita bihemberwa uwo munsi. Bibiliya ivuga ngo umwami arabaza ngo mbese uyu mugabo hari ikintu mwaba mwaramuhebye, hari akantu mwaba mwaramuhaye? Baramuga ngo nta kintu twamuhaye, isaha y'Imana yari igeze ngo amavi atarapfukamiye umuntu Imana yahesha agaciro. Usenga kina kandi ukanegera usenga, ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho. Hari ikintu cyanangaje hari ikintu cyanangaje. Bibiliya iravuga ngo umwami arabaza ngo ninde uraho hafi aza mpereza ibitekerezo, ikintu ushobora guhemba umuntu wangiriye neza akankiza amaboko y'abicanyi, ni iki namukorera? Arabaza ngo ninde uraho hafi, baramubwira ngo ni Hamani uhari. Aramubwira ngo naze, njya mwizera nk'umugabo uzi gutanga ibitekerezo. Njya mwizera nk'umugabo uzi gutanga ibitekerezo byiza. Ngo Hamani araza yikoma mu gituza ngo buriya ni njyewe njyenyine n'umwami akunda, biriya bintu agiye gukorera umuntu akunda ni njyewe. Kumbe amavi yatarapfukamiye Bayali, amavi yatarapfukamiye Satani, amavi yatarapfukamiye abantu. Ni Imana igiye gusubiza, ni Imana igiye gutabara, Imana igiye gutabara abantu batapfukamiye ibyaha. Imwe mugezweho, bwira mugenzi wawe ngo nitwe tugezweho. Shabi umubwire ngo nitwe tugezweho, mubwire ngo nitwe tugezweho, munyikirize haleluya. Mubwire ngo ubwo wasanze ni wowe ugezweho, ubwo wasanze ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho. Imana ihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana ihabwe icyubahiro. Hamani ngarinjira abwira umwami, aramubwira ngo umwami yaramubajije ngo mbese umuntu umwami akunze kubaha yamugenza gute, yamukorera iki? Hamani ngazamura intugu, arabanza atunganya amakote neza, ati buriya ngiye kuvuga ibintu byiza. Abaramubwira ati mfite igitekerezo mwami, umuntu umwami akunze kubaha, icyambere bamushyira ku ifarashi y'umwami akayigenderaho, bakamutambagiza umurwa wose, bagenda bamuririmbira ngo dore umwami akunze kubaha, nuko bazajya bamugenza. Umwami aravuga ati très Hamani, icyo gitekerezo ni sawa, vuga n'icya kabiri. Ariko Mana we, Imana izi ibintu byakubera, kandi inzira Imana izabinyuza mu marembo y'abanzi bawe. Kare cyane haleluya, izabinyuza mu marembo y'abanzi bawe. Icya kabiri, haravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha, bamwambika imyenda myiza ajya yambara ku munsi w'ibirori. Uwo muntu umwami akunze
akamwubaha nawe akayambara kumva uko bimera. Umwami ati turebye Hamani uri kumva ibitekerezo bizima. Gatatu ariko se torero mu murafashwa cyangwa mwatashye? Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Gatatu haramwe ngo kandi ikindi bakorera umuntu umwami akunze akamwubaha ngo bamushakira abaririmbyi beza, ngo bakagendana nawe kuri ya farashi yambaye na ya myenda, ngo bakagenda bamuririmbira muri alto na tenor, bakamuririmbira muri soprano, bakamuririmbira muri base, ngo dore uyu mwami akunze kubaha nguko uko bazajya bamugenza. Umwami aravuze ngo ibyo bintu byose uvuze nta na kimwe gisigaye, genda uhamagare wa mugabo witwa Morodekayi. Uri Mana yo kwizerwa, uri usahoraho, uri Mana yo kwizerwa, uri usahoraho, kandi uvuganye n'umuntu ushyirwa rukubisoje, kandi uvuganye n'umuntu ushyirwa rukubisoje, nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho, nta gacu ko guhinduka kakugaragara. Icyambere Imana nibeshya oya, icya kabiri igira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikira imyaka ibihumbi we. Haleluya. Harageze ngo amavi y'abantu batapfukamiye ibigirwama Imana iyahe kureba ibyo batigeze babona, Imana ibahe kumva ibyo batigeze bumva, Imana ibahe gukora ibyo batigeze bakoraho. Harageze amavi y'abasanze Imana igiye kuyaha agaciro, Imana igiye kuyaha agaciro, Imana igiye kuyaha agaciro, Imana igiye kubaha agaciro. Taya sarama, Imana igiye kuyaha agaciro. Amavi y'abantu basenze Imana igiye kuyaha agaciro. Ndafashijwe mwene Gitare. Niba hariho umugabo wasebye mu isi ni Hamani. Iyaba yarari hano tukamufata selfie tukareba ukuntu yari ameze, tukamufata nk'akavideo tukamureba arimo aragenda ajya kureba Morodekayi ku irembo n'isoni nyinshi n'ikimwaro, amubwira ngo aho utari ukwiriye kwinjira ugiye kuhinjira kubera wasenze. Umwami arakuntumye ngwino. Aragenda. Ntekereza ko Morodekayi Hamani ari we wagiye kuzana imyenda muri garderobe, aramwe ngo genda uzane ya kanzu nziza njya nambara. Arayimugera arayimwambika. Uzi ko Morodekayi yamukwiriye? Ibintu byose Imana igutegurira bizagukwira. Igitangaza cyawe kizaza kingana nawe, kizaza gisa nawe. Imana ntizagikura ahandi, Imana izaguha ibivuye muri yo. Kandi ni mwisi y'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Munyikirize haleluya. Uyu mugabo wizeye Imana, Imana arayizera, aganiriza isi, arabira ngo amavi yanjye ntazapfukamira umuntu, amavi yanjye azapfukamira Imana. Bamutambagiza umurwa bamuririmbira. Bibiliya vanga igiti Hamani yari yashinze niwe wakigiyeho. Imana ijya inyuranye ibihe. Imana ni Imana igira gute? Inyuranye ibihe. Wa kabiri nzamuvuga ngarutse. Reka dusenge. Imana irashaka ko mwizera umwana wayo. Uwo ni wo murimo ukomeye. Ibindi byose izabikora kubw'ubuntu bwayo. Ibindi byose Imana izabikora kubw'ubuntu bwayo. Umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye, akabakiza, akabababarira, akababatura, akabakiza ingoyi z'urupfu, akabakiza urupfu rwa kabiri,
nguwo umurimo w'Imana. Ibindi byose biherekeje ibyo Imana izagenda ibibaha kubw'ubuntu bwayo. Niba utarakizwa, niba utarakira Yesu muri iri teraniro, ushaka kuba icyaremwe gishya, uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Wakira umwami Yesu muri iki giterane, mubwira ngo ndifuza ko umurimo wawe ukorekera muri nge. Ibyo wankozeho ni byiza, kuba warampaye abana ni byiza, kuba warampaye ubuzima ni byiza, kuba ncuruza nkunguka ni byiza, kuba narize ni byiza. Ibyo nibyo wankozeho bifatika, ariko ndifuza ko hari ikintu ukora mu buzima bwanjye, ukampindurira amateka y'ubuzima, ukampindurira izina. Nari umwana w'isi, nari umwana wa Satani. Bibiliya yavuze ngo ukora ibyaha n'uwa Satani, ariko icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Uyu munsi wataha ubaye icyaremye gishya, nawe winjiye mu mubare w'abana b'Imana. Uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga, wakire Yesu umwami n'umukiza. Uzamura ikiganza cyawe, cyangwa umuntu waguye azamura ikiganza cye. Abazamuye ibiganza Imana ibaha umugisha, nta soni biteye rwose, nta soni biteye. Natwe niko twaje. Imana iguha umugisha, waba icyaremwe gishya, waba umwana w'Imana, nawe wakandikwa mu gitabo cy'irangamimerere cyo mu bwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka tubinginge muhaguruke kubw'icyubahiro cy'Imana, muze hano tubafashe gusenga. Abazamuye ibiganza n'abari bakijijwe bakagwa, abo umwanzi yarushije imbaraga akabatwaza igitugu, namwe muzamura ikiganza, muze hano tubafashe gusenga. Karibu nimwizire kwa Yesu n'amahoro. Kwa Yesu hari ubugingo, kwa Yesu hari ibyiza. Ngwino va mu isi y'ubusambanyi, ngwino va mu isi y'abanywa inzoga, ngwino ucike Satani, wakira ubugingo bushya muri Kristo. Umurimo w'Imana ugaragarire muri wowe. Birashoboka ko iki giterane Imana yashakaga aba bantu babiri bonyine. Reka dusenge.